Ariko papa, kubera iki imvura iri kugwa ivanze n'urubura? Reka sha, ese imvura hari iyo ubona ivanze n'urubura? Aka ni akazuba karimo kavanzemo, kandi nako mu kanya karaza kuza imvura ikomeza igwe. Oya papa, ishuri baratubwiye ngo iyo imvura iri kugwa ivanze n'urubura haba hari ibibuye biri kumanuka bivuye hejuru mu ijuru. Ese papa, mu ijuru urahazi? Yego nibyo, hari ibibuye biba biri hejuru igashonga, hanyuma byahura n'amazi y'imvura n'umuyaga bikamanuka ari rwo ruba. Rero sha, mumbaze byinshi, erega mu ishuri ntabyo nize, nimwe muri kwiga vuba muze murabimenya. Umva papa rwose, papa mwarimu yatubwiye ko imvura iri kugwa tuzajya tuba hanze, ariko iyo ndabona ari imvura nziza nayiretse kugira ngo inyagire da, nanjye numva uko iri bimeze. Reka Karine, ujye wumvira mwarimu wawe, dore imvura y'ikunyagi wara indwara nyinshi zirimo umusonga, inkorora n'ibicurane. Ejo ugasanga uri kurusha, ugasanga kujya kwa muganga, ugasanga bitumye utiga. Sha, va mu mvura. Aha, ya papa, kuri pe, iyi mvura ni nziza, ariko reba ukuntu irimo iranyagira disi we. Ariko ya, reka numvire da, yo muri iyi mvura, ejo utazandega kuri mwarimu wanjye, ugasemereye nabi, kandi yaratubwiye tujye turumvira n'ababyeyi. None rero, reka mbe muri iyi mvura ikomeza kunyagira, ejo ugasanga narwaye ububaye bwinshi, kabarusha muri gutanga amafaranga kwa muganga. Aha, numva ko waye akana keza. Ngaho rero shahu, va mu mva, ubundi ejo nzakugurira n'ibisuguti wirire ubundi wigutsinde. Ngaho umunsi mwiza, bye ndagukunda.